mwaramutse neza bakurikiye ikiganiro ibyanditswe mugiye kugezwaho nanjye Hakizimana John. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Uyu munsi nifuje ko tugaruka ku kamaro k'indabo. Iyo tuvuze indabo twumva iki? Naho inkuru dukesha Kigali Today bagaragaje ko indabo zigaragara mu bihe bitandukanye by'ingenzi mu buzima bw'abantu, nko mu birori byo kwizihiza isabukuru z'amavuko, mu gushyingura bitabye Imana, mu birori byo kurangiza amashuri, mu bukwe no mu bindi. Ku buryo indabo zifite uruhare mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Uyu munsi turagaruka ku bwoko bubiri, aribwo amaroza atukura ndetse na asta. Nituvuga indabo z'amaroza turagaruka ku rurabo iroza nk'uko bisobanurwa n'urubuga thefloweristexpert.com. Hari abantu bazi ibisobanuro by'ibanze by'indabo nkeya bagendeye ku mabara yazo. Urugero, abantu benshi bazi neza ko indabo za roza z'umutuku, red rose, zisobanura urukundo, kandi ko nta woherereza umuntu indabo z'umuhondo mu gihe yunamiye uwe witabye Imana. Ibisobanuro rero ntibigirwa n'izo ndabo ebyiri gusa, ahubwo n'izindi zigira ibisobanuro byazo. Hari abantu bohereza impano z'indabo batabanje kumenya icyo zisobanura, kimwe nuko hari abakira izo mpano nabo ntibamenye ibisobanuro by'indabo bahawe. Ibyo bigatuma batamenya ubutumwa bari bagenewe bajya kohererezwa izo ndabo. Kigali Today yifashishije ruriya rubuga yatugejeje kuki. Twongere kandi tugaruke ku rurabo asta. Ururabo rwa asta ahanini ruranga ikimenyetso kwihangana. Ururabo asta rusobanura kwihangana, ariko runasobanura gukunda ibintu bitandukanye, love of variety. Izi ndabo uko ari ebyiri, iyo zifashwe ukazihuza ugafata ururabo rw'iroza ndetse n'ururabo asta, urukundo ndetse no kwihangana, akenshi mu buzima bwacu tuzi ko bijyana. Izi ndabo zombi uko ari ebyiri zikaba zijya kugira ubuzima bw'abantu, dore ko kandi buri muntu wese azikenera. Murakoze abakurikiye ikiganiro ibyanditswe mugejweho nanjye Hakizimana John. Utaha tuzagaruka tuganira ku bundi bwoko bw'indabo n'akamaro kazo.